gukena ukijijwe biravuna birashoboka yego ariko biragoye kubera iki yakubujije guheranwa n'akazi ntabwo yakubujije gukora hari ibindi wakora nyuma y'ibyo yakubujije koko niba yarabikubujije nose niba igukuye mu kazi wasambaniragamo wagize ndikubujije gukora ntabwo twemera kumva imana ntituyumvire bibiliya yadusezeranyije umugisha mu byiciro bitatu uwa mbere icyo mwerekejeho amaboko kabiri aho ibirenge byanyu bizakandagira gatatu icyo muzatuza akanwa none tuganire ko ushaka umugisha w'aho ibirenge bizakandagira uri mu mazi uri mu butayu uri kizabonwa uri mu rusesamanza uri samatare uri kanyarira wagiye mu bujurire ngo uri muri biro y'Imana hose niko hitwa uri Kadeshi uri Ipatimu kandi aho uzakandagiza ibirenge hazaba hawe urumva wagiye he ku buryo Imana izahakugabira ijwi ry'umukanguzi. Reka tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana. Aha turi ni ku ijwi ry'umukanguzi TV ndetse no ku Iriba TV. Kuri kamera zacu murabonaho n'ubundi umukozi w'Imana, umushumba, Eva, amazina yose menshi kuko ibintu Imana yamuhaye bimwemerera ayo matitiri. Ndi kumwe na Marcel hano. Meze neza Marcel? Turashima Imana. Yego. Hano inyuma gatoya hari Eugene na Emi kuri kamera, nabo Imana ibaha umugisha. amen Uyu munsi rero tuje mu kiganiro ariko tugiye kuganira na Mwene data Aniseti. yego. Mwene data niryo sawa? Ba matitire ntago ari sawa. Hariho amatitire akora umuti. Ariya ni sawa. Arashobora kongeraho ntimukiranuke kuri bamwe. Buriya kuri Aniseti we. Ubu se nta poso. Oya nabwo ndumva byaba ari bike. reka da Aranda zaza. Ariko ngewe buriya aposo ndarikunda kurenza ni matitire yose. buriya rero njye nkunda evangeliste ko bose bari muri evangelization Ngewe impamvu nkunda aposo intumwa, mba numva nyine abantu bose baba intumwa. Ariko ngira ngo n'ubundi si yo ntego Kristo yasigiye abizera se. Twese turi intumwa. ubundi hari igihari nuko byabaye iby'iminsi ya nyuma buri muntu akagenda yihitiramo izina akunze ariko ubundi ubusanzwe izina ry'umuhamagaro umuntu aho kugira ngo aryihe yarihabwa n'abo yahamagariwemo. Yego. kuko hari icyo Imana yaduhamagariye abo tugikoreramo bo babona urwego rwaryo kuruta uko twe twaryimenyaho tukarivuga. Ubu nkatwe tumubona twamwita ngo iki ukurikije uko avuze, aho kugira ngo aryiyite nitwe twarimwita. Reka tumwite umuntu w'Imana. murakoze. Yego. Uyu munsi tugiye kuganira Yego. kandi reka mbwire abantu badukurikiye yaba ari hano mu gihugu cy'u Rwanda, hano hakurya i Burundi njya mbona bandika muri comment, abo ntarabona ni Abagande, ariko n'ubura nabo barimo nuko bakoresha Ikinyarwanda. twebwe ariko baratwandikira mu Kigande. hari abantu bajya banyandikira mu Kigande kuri telefone ariko kandi mu Kigande mba meze ni nk'uko wanyandikira kuri taburo ngasoma meze Abayuganda mugamba ki ogamba si Katonda bawe omukisa kubanga mutwereka ko muba mudukurikiye, reka ndekera aho ngaho. Natwe tubagaranyo mukama wefe abaho mukisa. Hanyuma abo mu Burundi nabo turabagumbiriye, Abatanzania tubasuhuze. Harya bavuga ngo ikigo ngubu. Batanzania nabo ni Gitizedi. Ni habari zenu. Habari zenyu mukwaye. Jambo ku bantu bakuru bose turabashuhuje. Bagasubiza bati tuko sawa hatujyamo. na benye biko mu ngambo za Kongo. Kongo hano hakurya. Tuko na barafiki yetu hapa Masisi. Basalimie kabisa. Tunabasalimu sana. Nta karingarara. Urwo iringara dushobora kubabaza ngo zabye. Yego zabye. Bagasubiza ngo wazamaramu. Nazamaramu. Ariko mwasoma.
Imana ibahe umugisha. yego. Nibyo tuba tugomba gusuhuza abo bantu bose batandukanye, ariko tugira n'indi ntara ya diaspora hirya no hino ku isi, hari abanyarwanda batandukanye bo ni ururimi rwacu. Abo ni abanyarwanda aho bari hose tubahaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yego. Ariko dufite n'abarundi badukurikira cyane bari mu mahanga, bari muri diaspora, baradutunga mugabo muradutunga. Twatevye kubaha ibiganiro, twigeze tumara igihe bakajya bambwira umukozi w'Imana mbega kuri kurateba. Ariko noneho impungenge ntibazishire. Ego. Ivugabutumwa rigiye gukomeza rwose, kandi nyamuneka rega namwe mujye muzishyigikira mu buryo bumwe cyangwa butandukanye, kuko hari igihe haboneka imbogamizi zimwe na zimwe bitewe n'imibereho n'ubuzima uko tuba tubayeho, ariko iyo mutweretse ko mudukunda, muturi hafi, ni ukuri biratunezeza, tugira imbaraga zo gukomeza gukora. Hanyuma rero ntabwo waba ugiye kuganira n'umuntu w'Imana, iyo nkunda kumwita umushumba, ko hari inama nyinshi aragiye, niyo mpamvu. Ariko kandi ntabwo twatangira ikiganiro atabanje gusenga Imana kugira ngo Mwuka Wera abane natwe. Imana ibahe umugisha. Gusenga nibwo buzima bw'abizera. Yankunda kubivuga, umukristo uba udaheruka gusenga aba yabaye nka murumuna w'uwapfuye, byanze bikunze nawe aba ari umukandida wo gupfa. Kuko gusenga nibwo buryo dusabana n'Imana, gusenga nibwo buryo tuvuganamo n'Imana. Rero umuntu wese udukurikiye ku Iriba TV cyangwa Ijwi ry'Umukanguzi, wakidisiponibiriza ukabona uwo mwanya tugasenga. Mana y'urukundo, Imana nziza, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye. Waduhamagariye muri Kristo Yesu, unesha urupfu twari dupfuye, uduhindura abazima, utsinda kuzimu, urayikinga, urayugara kugira ngo abacunguwe batazayimanukamo. Urangije udushyiriraho inzira y'ukuri n'ubugingo muri Kristo, kugira ngo abakwizeye bazatahe iwawe amahoro. Uyu ni umwanya tugiye kuganira na bene data impamvu y'ibyiringiro byacu. Ntawe turwanya, nta n'imyemerere turwanya. Turagusabye kugira ngo ibyo tuvuga ntibiteze intambara mu mitima y'abakwizera, icyakora birwanya ikibi mu bantu, kugira ngo intsinzi ya Kristo ikomeze kuba iyihariwe umwanya wa mbere. Ni ku bwawe dusenze twizeye, kandi tuzi ko dukiza amakuba yose, ni ku bwa Kristo Yesu. Amen. Marisa tugiye kuganira. Icyo twaganira na Niseti ni byinshi, ariko ndumva hari ikintu nshaka kumubaza muri rusange, mpora nibaza. Umuntu uri mu isi akeneye gukora uyu mubiri kugira ngo ubeho, ariko kandi n'ubundi umuntu uri mu isi akeneye gusabana n'Imana kugira ngo amenye amakuru y'ijuru. None ndibaza, hagati yo gusenga no gukora, ni iki gikwiye gukuraho ikindi? Nta na kimwe. Bikabana bite? Ubundi gusenga nabyo ni ugukora, no gukora nabyo ni ugusenga. Ahubwo ukora iki? Ugasenga nde? Icyo ni kimwe, kuko ubundi umuntu usenga asenga Imana. Kandi umuntu ukuriye gusenga Imana agomba kuba abyarwa nayo. Umuntu ubyarwa n'Imana agira umwuka, kuko ikibyarwa n'umwuka cyose nacyo ni umwuka. Umwuka Wera rero aratuyobora. Ikibabaje ni kimwe, ni uko waba usenga utayoborwa n'umwuka, ukaba ukora utayoborwa n'umwuka. Ariko ubaye usenga uyoborwa n'umwuka, umwuka akoriyanta ibyo ukora, akaguha umugisha mu mikorere yawe. Amen. Imana iguhereze umugisha. Hanyuma nk'umuntu usenga akavuga ngo ngewe nzabeshwaho no gusenga gusa ntakore, ari we ubyihaye cyangwa ari we muhamagara? Hari abantu bumva kubwira ati ngewe Imana arambwiye ngo uzasenge gusa, gukora ntibirimo. Mu by'ukuri hari abantu bahamagarwa full time, agatungwa n'umuhamagaro adafite undi murimo akora. Ariko kandi nabwo ugasanga umuhamagaro nawe umubyarira inyungu zimeze nk'umurimo, kuko Pawulo yarabivuze, aravuga ngo ntimugahambire umunwa w'ingamiya ziri guhonyora ingano. Bivuze ngo niba akora umurimo wo ku gicaniro, atungwe n'ibyo ku gicaniro. Amaturo abizera batanga ya 10, amaturo y'ababa amenya, ibyo byose Bibiliya irabyemera. Umuntu ashobora no gushimira Imana, akayishimira mu muntu, birashoboka, agatura ituro ry'ishimwe, wa muntu akabaho. Kuko murabizi igihugu gitungwa n'umusoro, abizera bagatungwa n'ituro.
aba biringiye bagahamagarwa bagakora umurimo w'ivugabutumwa, ubundi umusaruro wabo ni umugisha uba uturuka mu biganza by'ababizerera mu Imana. Rero hari umuntu uza mu muhamagaro, hari abantu benshi muzabona akakubwira ngo njyewe ngo Imana yarampombeje kugira ngo nyikorere, kandi mu by'ukuri ahubwo yaje amaze guhomba. Yaje amaze guhomba, ntabwo Imana yigeze imuhamagara, ahubwo aje kuko adafite icyo gukora. Noneho yabumbura Bibiliya akaba ari intyoza, na bwa buhamya bw'ubuzima yanyuzemo bukaryohera abantu, agahita yumva ko afite umuhamagaro kandi atarabihamagariwe. Bene uwo muntu abaje guteza sirikwe, haba muri sosiyete, haba kuri we. Noneho byongeye, burya niba ari ikintu kibi kibaho muri uyu muhamagaro w'ubutumwa bwiza, ni ugukorera Imana, Imana itagukoresha. Hanyuma ukiyangaja mu kazi Imana itarakwangaje. Tugira abantu bateye batyo. Yego, ugasanga umuntu akorera Imana ariko Imana ntikorana nawe. Mu yandi magambo, we yibwiriza ibyo ajya kuyikorera, ariko uwo muhamagaro ntawugira. Ubundi abantu baduteze amatwi, namwe turi kumwe, ndagira ngo mbabwire ko gukorera Imana ntabwo bituruka mu bushobozi ufite, ntabwo biterwa n'uko ushoboye kuyikorera. Kubwiriza ubutumwa ntibisaba ngo ubuze ubutumwa uvuga, bisaba ngo ube wahawe ubutumwa n'ugutumye uvuga ubwo wahawe. Ntibisaba ngo ubuzi ubwo uvuga, bisaba ngo ube watumwe n'uwagutumye. Kabiri, ubundi kuririmba ntabwo ari ubuhanga, ni umuhamagaro. Kubwiriza si ubuhanga, ni umuhamagaro. Kuyobora itorero si ubuhanga, ni umuhamagaro. Ntabwo ari experience, nta nubwo ari na niveau d'étude. Ibi turi kugenderaho. Kwiga ni byiza, bigufasha kumenya uburyo ubanamo na sosiyete, sibyo? Umeshoninga neza mu cyerekezo cyawe, ariko ntabwo ari icyangombwa cyo gukorera Imana. Icyangombwa cyo gukorera Imana ni ugukora ibyo wahamagariwe gukora. Iyo ubikora nk'umuhamagaro biragutunga, byanze bikunze. Umuhamagaro ntujya wicisha nyirawo inzara, keretse iyo atamenye kuwuhuza n'ubuzima busanzwe, kuko dufite abantu bahamagawe ariko batabihuza n'ubuzima busanzwe, cyane cyane mu Rwanda, noneho twongereho no muri Afurika. Burya abantu benshi ntabwo bazi business and mission, ubutumwa na business ntabwo babizi. No gukora ubutumwa butunga nyirabwo babyita itekamitwe, ntabwo babimenye. Noneho hakaba n'abantu bakora business muri mission, adafite misiyo. We agakereya agakoperative cyangwa tubyita ikibina, cyangwa agakereya kariba azajya avomaho, ariko mu by'ukuri we adafite misiyo y'ubutumwa bwa Kristo, ahubwo we afite misiyo yo gufatiranya abantu. Kuko niba ari abantu boroshye kubeshywa no kuyobywa, ni abizera. Kuko ni gake cyane abizera bajya batekereza ku mpamvu y'ibyiringiro byabo. Usanga aho kugira ngo bayoboke Kristo bizera, usanga barayobotse abashumba babayobora. Usanga aho kugira ngo abizera basenge, bari kubwira abaniseti ngo tubasengere. Bo ntibigirira umwanya wo guhura n'Imana, barashaka gutuma abantu babagerera ku Mana. Rero bene uwo muntu kumubeshya biroroshye, kuko yagutumye aho atagiye. Kumubeshya ibyo wasanzeyo rero kandi bitanabayo biroroha. Ibyo bintu byose bigenda bikorwa n'abantu bakora umurimo w'umuhamagaro ariko batarahamagara. Reka ngaruke kuri uyu muntu ukora ari umufurutayimu. Akenshi ko iyo turebye, ariko mfite n'ingero za bamwe bakora ari abafurutayimu, bo kuri ubu buzima bw'uyu munsi turimo uyu munsi. Ntabwo mvuga ku buzima bw'ejo hazaza mu buryo bw'ubumana, ndavuga uyu mubiri turimo dukorera uyu munsi. Ko hari ibyo ureba ugasanga ari abakene kuri ibyo, biterwa n'iki? Ubundi gutunga ntabwo bituruka ku butumwa bwiza tubwiriza, ahubwo turebe a generali Afurika iteye ite, ikigero cy'ubukungu kingana gite. Mu Rwanda ikigero cy'ubukungu n'ibyo twita ubutunzi cyangwa iterambere kingana gite.
ushobora gusanga n'iyo ataza mu muhamagaro yari kuba ari umukene, kuko ibihugu byacu niko biri, turakennye sibyo. None icya kabiri, ashobora no gukeneshwa n'uko atamenye inkomoko y'umugisha we, atamenye inkomoko y'umugisha we. Cya gatatu, ashobora no kuba ataramenye kubyaza impano ze umusaruro. Ntabwo ari icyaha. None abavuga ngo impano umuntu yahawe n'Uwiteka ntakayicuruze, ubwo ashaka inyungu zabyo ntibyakwitwa ko ari ugucuruza? Ntabwo gucuruza ari byo bikubyarira umusaruro. N'umuhinzi arabiba agasarura. Burya umurimo w'ivugabutumwa umusaruro wa mbere ni ukwera imbuto. Yego. Kuko igiti cyose cyera imbuto nyiracyo aragifumbira. Ifumbire iraboneka byanze bikunze kuko aba yarashimye umwero. Ntabwo umurima wawe ushobora kukwerera ngo wowe uzareke kuwuhinga, ntabwo bishoboka. Kandi muzareba abantu batinda aho basarura, si tuvugisha ukuri. Umurima usaruramo uwutindamo. Ntimubizi se ko iyo umuntu yanejejwe n'umwero, abahinzi barabitubwira, umuhinzi uhinga umurima urumba, uyu murima ntibawuriramo kenshi kuko bahinga gake bakitahira. Ariko umuhinzi uhinga ahantu harumbuka, impamba yo kurira yo kurya ayirira mu murima kuko ayijyanayo. Abahinzi benshi babitubwira, iyo umuntu yashimye umwero w'ubutaka ntabwo apfa kuva mu butaka. Nta bantu mujya mubona bahinga bakageza saa 10 za nijoro, saa nimugoroba bakiri mu murima, abazi inkomoko y'ubutaka yatinzemo. Rero natwe nitwera imbuto, icyo nicyo gisobanuro cya mbere cyo kuba bo turi bo, kuko inyungu zo gukiranuka Imana izizana mu buryo bubiri. Mutagira ngo none se Imana ntizaduha ijuru mu isi, yari guha se ukarigira gute? Izaduha isi mu isi. Bibiliya ivuga iki se? Abagwaneza nibo bazahabwa isi. Impamvu navuze ngo abo bantu ntibajya bamenya kubyaza umusaruro isi yabo, impano zabo, ntibanaza umugisha wabo waturukaye. Bene uyu muntu avuma isi, arayivuma. Dufite abantu bahamagawe bajyaho bakaririmba, naho ibindi wabireka Mana, kamindura igikoresho cyawe, maze ukazama n'iherezo ryiza. Ibindi ari kuvuga reka harimo inzu arakodesha, ibindi ari kuvuga reka harimo imodokari atega buri gihe, ibindi areka harimo amashuri y'abana yarabyaye. Ibyo ibindi jiste kumva ko ibyo mu isi atabikwiriye, already ni ukunyagwa. Nose gute udakwiriye iby'isi kandi ari huba? Icya kabiri, mujya mwumva inyigisho abantu bagira bavuga ngo isi ni iya Satani, sibyo? Bibiliya ivuga iki? Isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Kabiri, ubwo Imana itimanye umwana wayo, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose, hanyuma wowe ukajyaho ngo naho wabireka? Mu ntego y'Imana harimo kubiduha, muri mayindi yawe naho wabireka. Juste ntabwo uzi umugisha wawe. Bituma rero iyo umuntu atazi icyo afite ntamenye icyo arinda, niyo utazi icyo wanyazwe ntumenye icyo urwanira. Rero utazi icyo ashaka atora icyo abonye. Exactly, utazi icyo ashaka atora icyo abonye. Ni ukuvuga ngo ni hamwe uhinyura imikorere y'abandi, nyamara ukabasaba ku nyungu bakuye mu byo bakora. Hanyuma ni iyihe mpamvu usanga abantu benshi cyane cyane b'abasenzi usanga bugarijwe n'iki kibazo tuvuga cyo kutagira ubutunzi bwinshi buhagije? Bwa mbere kutagira ubutunzi nabisubije. Bwa mbere Afurika niko iteye, ntabwo ari abanyamasengesho gusa, nuko ari majorite tureba abanyamasengesho. Akenshi twirefera aho turi, aho tugenda nibyo, kuko ntiwabaza bitari ibyo wabonye, ariko burya no hanze niko bimeze. Tugenerarije ni situation ya kontina y'umugabane. Hari igihe ngewe nibwira ko ariya nyigisho ivuga ngo mu isi si iwacu. Ntabwo ngewe ariko mbifata. Ndaza kukubwira ahubwo abakena babigizemo uruhare. Cyangwa ni rya jambo Yesu yavuga ngo
hahirwa abakene. ntabwo ari ryo. Nta nubwo yari avuze abakene byo gutunga. Abakene ni ikinyarwanda gituruka ku ijambo gukenera. Icyo ukeneye cyose uri umukene wacyo. Hahirwa abakene mu mitima yabo. Icyo yari avuze, none se amafaranga uyabika mu mutima? Ntabwo ari ayo yari avuze rero. N'inzu ntabwo ziri mu mitima, nubwo biri mu mitekerereze y'abantu bakodesha. Niyo mpamvu nanjye nkikubajije. Ego, biri mu mitekerereze yacu, ariko umutima wacu. Salomo yaravuze ngo rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bigize bite bikomoka. Kristo kuvuga ngo abakene mu mitima ni abari bafite ubwo bukene, ko hepfo yaravuze ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Urumva ibintu abantu bagenda bakena, ni ukumva ukeneye Kristo, umukeneye. Kuko iyo wumva ukeneye nibwo ushaka icyo ukeneye, kandi nta n'umuntu uba satisfi kuri Kristo. Uramubona ukumva umushaka ubundi buryo, ukamubona ukumva umushaka ku bundi buryo. Hahirwa rero abahora bakena, kugira ngo bahore bafite ishyaka rimushaka. Icyo nshaka kuvuga ni iki: abantu benshi bakena bakunda muri ubu buryo. First of all, icya mbere ni ku mugabane, situwasiyo iri rusange. Abatari kuri iyo situwasiyo, icya kabiri gituruka mu nyigisho bigishijwe. Bigishije gusabira abantu kuruta kubaha. Niyo mpamvu abantu benshi aho kugira ngo baba abahesha b'umugisha, baba abasabyi b'umugisha. Aho kugira ngo bakorere umugisha, barawusengera. Kandi umugisha wasengeye uratinda, ariko uwo wakoreye urihuta. Imana ibaha umugisha. Kimwe mu bintu abizera b'Abanyafurika bagomba kumenya, siritu abantu bari kunyumva, reka nshimire umuvandimwe Eraste uri muri India, yafashe gahunda yo kujya ateranyiriza abantu hamwe akabasemurira inyigisho twigisha ku ijwi ry'umukanguzi. Eraste, Imana imuhe umugisha. Abantu bakena ari abizera bituruka ku nyigisho bigishijwe. Wa mugabane twawuvuze, ku nyigisho bigishijwe. Kabiri, uburyo bafatamwo iby'isi, nabyo bishobora gutuma babibona cyangwa ntibabibona. Kuko ahantu ibitekerezo byawe bitajya, amaguru ntagerayo. Ikintu ubwenge butarafata, amaboko ntacyakira. Ni ukuvuga rero, niba bari kure y'iterambere ryabo, naryo ryagiye kure yabo, kurigeraho birabagora. Usanga benshi basenga bavuga Mana uzatugirire neza, rimwe ugasanga bafite n'amasezerano. Oye, ntabwo sipi. Imana y'amasezerano ntabwo ariyo Mana y'agakiza. Iki kintu mucyumve. Nimba ivuga sinshaka kuba confusing. Hari igihe amasezerano abantu bahabwa atari Imana nyakuri, aba yaturutse ahandi. Urakoze. Akenshi abahanuzi baguha amasezerano. Hari umuhanuzi wari waguhanurira ikintu gitandukanye n'icyo azi cyangwa wowe uzi, kikaza ari gishya. Kuki se Imana ikora ibiruta ibyo baguhanuriye? Kuki atagihishuriye ngo akimenye? Dimensiyo ya abahanuzi bakuramwo amasezerano baguha ingana n'ikigero cy'ikirere cyabo mu buryo bwo guhimbaza Imana. Ariko icyo kintu cyo tuzaganireho. Ntabwo washobora kugusezeranya iby'Imana ivuze biruta capacité intellectuelle. Ntabwo ashobora kugusezeranya, ntabwo ashobora kukubwira ko uzagura indege. Ntibibaho. Kuko barabizi ngo mu Rwanda ntawe uyitura. Ntawabiguhanurira. Kandi nyamara indege zizagurwa. Rwose. Nta muntu ubundi kwizera bikwiriye kuruta amasezerano. Niyo mpamvu mbabwiye ngo Imana y'agakiza ikora ibiruta ibyo yasezeranye natwe. Amen. Ubwo hari ikirere umuhanuzi atageramo bitewe n'imitekerereze ye. None se muzabyumve, ntitujya tubivuga ngo amasezerano yo mu mujyi si yo mu cyaro. Ako se wa mugabo. Ariko ni nabyo banuzi bo mu cyaro guhanurira ko ugiye i Kigali. Yego. Ubu nta muntu wansezeranye nk'ahandi i Kigali. Nayororera he? Wowe urumva utayorora. Bimwe twagiye tuvuga warumva atayitunga. Ariko ngewe ndi muri bije yo kuzitunga. Ukayitungira i Kigali.
kandi none dufite ibice bikiri mu bworozi, mu buhinzi n'ubworozi. Gasabo iracyabifite, sibyo? Gasabo iracyabifite, Inkengero ziracyabifite. Ushobora no kudatungira inka i Kigali, ariko umukamo wazo ukantungira i Kigali cyane. Byose ni imyumvire. Noneho ikindi, uburyo abanyamasengesho aricyo mwagendereye, nabyirengagije numva ko aricyo muri kubaza, uburyo abanyamasengesho bakorera umugisha wabo. Noneho nituvuga umugisha turi kuvuga ibifatika. Ubundi abakristo benshi twarabivuze, Imana yaduhaye agakiza ku buntu. Abakristo ntibagafata ku buntu, baragakorera. Unyumve? Kabiri, idusezeranya imigisha yo mu maboko twakoreye, iyo aho kugira ngo tuyikorere turayizera, turayisengera. Twarabinyuranyije. Ni ukuvuga ngo uyu muntu rero akena yavuganye n'Imana, akanakena afite intego, kuko intego afite itandukanye n'uko akwiriye kubaho. Icya kabiri, uyu muntu ashobora kwisanga ku itorero risenga iminsi myinshi rigakora igihe gito. Umushumba w'iryo torero ahozaho amasengesho, biri mu bintu. Gusengesha umwuka iteka si uguhora mu rusengero. Abantu baduteze amatwi babyumve. Marcel arambera umuhamya. Cyprien, twasenze amasengesho Imana itavuze, avuzwe n'abahanuzi, ariko kugira ngo tubagumishe, kuko twasenganaga n'abahanuzi badafite icyo gukora, batagira n'aho bajya, baba mu cyumba cy'amasengesho. Bagahozaho amasengesho. Twafata y'itatu turi gusoza, bana banjye narabishimiye, ariko amakuba ari imbere mbongeyeho indi minsi, tukaba dukubise 7 yashira, ukajya kumva ngo hari umuntu umwe muri mwe wariye. Kubera iki? Ntabwo iminsi 3 wayisoza ngo kubita 5, 6 ugere muri 7 nta na bombo yayagaye, kandi koko wa muntu agahaguruka akihana, tugahita dukubitaho indi minsi 3, tukisanga dusenze 21. Twari twateguye iminsi 3. Ikintu bita bikora ni kimwe, ipantaro iba yarahinduye isura. Icyo uracyumva. Ubudaheruka kuri mobile money no kuri banki, urabitsa y'icyo urabikuza iki. Ikindi, ubushonje, uzi iherezo ry'iyo minsi uratahuka buri cyo urya, kuko ntiwahinze, ntiwagiteganyije, ntiwanagikoreye. Noneho wasonza mu by'ukuri pe, uba uvuye mu masengesho ufite imbaraga zo kwihangana, ntiwibe. Kandi uba uhuye n'abanyamasengesho mwaravuganye, ukajya ugenda uvuga ngo Imana yavuganye nanjye. Abantu muri kutwumva ahantu muhitondere, Imana yavuze kuguha umugisha. Iyo ubuze aho ujya, umaze iminsi mu minsi 21, nturi bwibone ku rwego rw'urungano rwawe, urahita ubafata nk'abanyabyaha. Nibavuga bya biganiro byo mu isi yo hanze, ntabwo ubiherukamo. We wari uri mu masengesho, biraba ngombwa kuhita witandukanya nabo. Uza ahantu uri buhita ujya ni mu butayu. Nyuma y'aya masengesho y'iminsi 21 usoje, urahita ukomereza mu butayu. Nugera mu butayu urahura n'abandi bagenzi bawe badafite aho bajya. Ikintu cya mbere, nimugaruka mu isi y'umubiri, murareba abo mwasenganye badaheruka kuza gusenga, mubone baraguye. Abantu bakora batagira icyo babamarira, murabona barabihenuyeho, sibyo? Nutangira kubona umuntu w'umukire, ikintu utangira guhita uvuga ni iki? Umubiri ntubura kwifuza ibyawe niyo wasenga. Uko byagenda kose uhita uvuga ngo byanze bikunze muzabisiga sha. Muzabisiga, bizaba ibyacu. Hanyuma uyu mukobwa rero watembereye mu butayu no kuba mu byumba by'amasengesho, no muri ya masengesho, uwo musore umukeneye kumurambagiza azamubona ryari? Kandi iyo umusore aje avuga ngo kwa Cinara Yesu, umusore yamwise sheri, yumva aguye. Wari icyo Uwiteka yambwiye, yumva aguye. Yes, kizasohora gite? Imana izampuza n'umugabo wanjye. Ntabwo azaza kukureba mu butayu, nta nubwo azaza ku musozi w'amasengesho. Aho uzahurira n'umugabo uri kuhatera umugongo ntujyayo, ko yitwaza ijambo rivuga ngo nimuze aho ndi. Amfasha ariko Mana Nyagasani, muze aho ndi. None se aho Imana iri
ntabwo bisobanuye ngo ni ku musozi tuyisanga. None se Marise wasenze igihe gitoya mu butayu, wahuriyeyo n'Imana kangahe? yewe navuga ngo si naho twahuriye. none se ubundi Imana igusezeranyirije mu butayu, ibyo yagusezeranyije ibisohoreza mu butayu? Imana ivuganiye nawe mu cyumba cy'amasengesho, ibyo isohoje ibisohoreza mu cyumba cy'amasengesho. Uri gutembera kugira ngo mpure nabyo. uretse no gutembera umuhinzi nubwo abiba ntabwo asarura ngo adepe mu murima. Dufite aho tubiba, dufite n'aho dusarurira. Urumva kuki mutindaho mu biba ntimurebe aho dusarurira? Ugeze aho usarurira ugasanga ikigega kirimo ubusa, ubwo watekereza ku mwero. Ariko twebwe ntituva mu murima, duhora dusenga mana ntiturebe ngo ikigega kirimo iki. Niyo mpamvu abanyamasengesho bafata umwanya wo kubwira Imana ariko ntibafate umwanya wo kumva iki babwira. Ubu dufite abantu benshi babwira Imana ariko bo badaherutse imvugo yayo. Ntabwo bagera igihe ngo bumve icyo Imana ibabwira. Akavuyo kari mu mutima se karabyemera? Ntabwo kabyemera. Nose wagize ngo nuko abantu twanga kumvira Imana? Oya, ntabwo waba wayumvishe ngo unanirwe kuyumvira, ahubwo ntitwemera kuyumva. Ntabwo twemera kumva Imana, ntituyumvira. Bibiliya yadusezeranyije umugisha mu byiciro bitatu. Uwa mbere, icyo mwerekejeho amaboko. Kabiri, aho ibirenge byanyu bizakandagira. Gatatu, icyo muzatuza akanwa. None tuganire, kushaka umugisha w'aho ibirenge bizakandagira, uri mu mazi, uri mu butayu, uri kizabonwa, uri mu rusesamanza, uri Samatare, uri Kanyarira, wagiye mu bujurire, ngo uri muri biro y'Imana, hose niko hitwa. Uri Kadeshi, uri Patimu, kandi aho uzakandagiza ibirenge hazaba hawe. Urumva wagiye he ku buryo Imana izahakugabira? Cya kabiri, icyo tuzerekezaho amaboko ni ipendo, ni ingoma, ni igitabo, ni ajenda ku bahanga tayari mu kwaha. Icyo mwerekejeho amaboko, kunyura ku bantu tukirisitu heza kuzo. Uribombaritse neza nk'umuntu utwaye amabanga y'Imana, kandi koko uranayagira. None icyo tuzerekezaho amaboko. Gatatu, icyo muzatuza akanwa. Wowe uri kwicara ukisabira umugabo, Mana niyo yaba adafite ubutunzi ariko akubaha, niba ari ikintu kigora ni ugukena ugakizwa. Niba ari ikintu kigora jene kwizera Imana ibikurinde, gukena ukijijwe biravuna, birashoboka ariko biragoye. Kubera iki? Inzira unyuramo sizo z'abandi. Idene rigusiziriza inzira mu ishyamba abandi batanyuramo. Umwana wawe yiga ahanyuranye na kapasite intellectuelle ye. Inzu uturamo ntiba ingana n'umuryango ufite. Ibyo mubimenye. Isahani waruriraho ntiba ingana n'inzara ushonje. Umwambaro wambara ntuba ubereye ukuri. Ubwo ni ubukene. First of all, butera amaganya. Ubukene butuma umuntu yanduranya, bwigisha ubucakura. Si ubukene bwigisha ubucakura n'imigani. Ubukene butuma uvugira mu migani ntiwerura. Ushobora no kwibarega kandi wari umukristo. Nibwo bwa bucakura nyine. Nicyo cyitwa mayeri. Uhinduka mwishakira ndamu. Iyo uri umukene w'umunyamasengesho rero, wibeshye ku muhamagaro wari gukora ukabaho, ukajya gutungwa n'umuhamagaro, utangira kwesikoroka. Aza kugutira ishati ntayigarure. Urakoze. Inkweto ntizigaruka. Ubundi se arazikugarurira gute kandi ahora mu rugendo? Bitanu ntege njye mwivuga butumwa. Ntabigusubize. Ni ukuvuga ngo iyo byose bigenda bimeze bityo, uyu muntu atangira kwibisha impano, agahinduka igisambo. Ntiyemera no kuyoborwa, kuko uwo muntu ntaba mu itorero. Ahita aba mu butayu, agahinduka igisambo cyo kuri social media, yibisha izina ry'Uwiteka. Bya bisambo byibisha Bibiliya. Bene uwo muntu birangira ivuze ngo mwabivume mwe sinigeze kubamenya.
aha none hari icyo njye nibaza nk'umukristo ukeneye gukorera uyu mubiri kugira ngo ubeho. Buri wese ashora ahantu ashaka inyungu. Hari kampani utashoramo kandi uzi ko harimo akantu. Yego. Byerekana ivugire nko kuri kampani y'akabari. Sinzi niba nawe twahita kampani. Ariko harimo akantu uri umukristo. Wakwemera gushoramo imigabane? Ni ahantu henshi umuntu yacururiza. Ni bimwe twavuze ngo iyo umuntu amaze kubyarwa n'Imana ayoborwa n'umwuka. Yego. Ndatekereza n'umwuka atagutuma gushorayo. Ubwo byakwitwa icyaha. Uhuye wivuga ngo ubwo ikintu umwuka atakubwira gukora cyose aracyanga. Ubwo se n'uwo yabyemerera ko simbizi keretse niba hari uhari akabitubwira ngo yarabimwemereye. Ariko barahari. Uri kumbaza nkaho uwo muntu naba ndiwe. Kandi you know that iyo kampani ntayo ngira. Ariko washinga rogi. Bo ishobora kugira amahame runaka. Rogi na hoteli nabikora. Turazifite z'abakristo. Rogi ubundi ntabwo ariho basambanira nubwo abantu bahifashisha muri iyo mikorere mibi. Rogi ni icumbi ry'abagenzi. Sibyo? Ntabwo kimwe nuko nshobora kugura taxi voiture nkayiha umushoferi akayitwara agahura n'indaya zigiye gusambana akazijyana. Kimwe nuko nshobora gushinga farumasi ikajyamo ibinini bishobora gukuramo inda. Shyamo na Prudence. Na Prudence. Prudence babazigurira. None kandi njyewe si cyo nari nziranguriye. Ese wamugana umukristo ufite farumasi irimo Prudence zikuremo zitwika. Oya arazikora. Urumva nyine acuruza ibyo abanyabyaha bifashisha. Nivyera. None se kufite ikiganza we wagitema umuntu ntagipfungisha inguma akayikubita umuntu akamukura iryinyo. Ntabwo ikibazo ari ibikoresho ducuruza. Ikibazo ni abakoresha ibyo bikoresho mu bihabanye n'intego yacu mu kubiranga. Ndumva hari byinshi namubaza. Nanjye ndumva bihari kuko umuntu waranguye izo Prudence azi umumaro wazo. Kuko ntizitekwa. Ariko se abantu bubatse ntibazikenera b'abakristo bo. Simbizi. Nesubwa azimaze. Simbizi mbo nta numwe wari wayintuma. Mbo zishobora gukoreshwa n'uwo muntu kimwe nuko zishobora gukoreshwa n'abatubatse. Sibyo? Mbo nari ngiye kuvuga ikintu nibuka ko turi kuri kamera. Ariko sinanazikunda nta n'umuntu ndabera umukiriya. Kandi burya ntago muzi aho Prudence zavuye. Isoko rya mbere rya Prudence ryaturutse i Roma. Bigendeye ku kisi. Bari bagendeye n'ubundi kugabanya imbyaro. Nabyo biri muri Trudius people tugabanya urubyaro. Noneho ntago zaje arizo kwirinda uburwayi. Prudence zaje mbere ya sida. Zaje arizo kuringaniza urubyaro. Birasobanutse noneho. Ibyo ngibyo ntitwirirwe tunabitindaho. Prudence ntago zaje arizo kugira ngo ubundi rega umuntu wikingira indwara ntago akora imibonano arayireka. None se ko mwikingira agasida mukoresheje Prudence ubushita bwo muzakoresha iki? Ko nabwo buri kwandurirayo. Reka wenda nkubaze mu by'ukuri uhawe uyu mugisha wo gukora Imana arawuguhaye. Wumva ubutunzi bwawe waburira hagana ushaka nko kurya ku byo Imana yaguhaye. Nshuti yanjye nkunda i Kigali. Mbo mu Rwanda ushaka kuvuga hanze y'igihugu. Reka nivugire mu Rwanda. Aho naburira. Aho wakumva ugiye kurya nko ku mafaranga Imana yaguhaye. Wagenda wambaye ute? Ugiye kuyarira hehe wasangira n'abandi? Oya ntabwo icyo ngiye kurya kintegeka ibyo nambara. Ahubwo uko nsanzwe nambara n'ubundi ndinge. Noneho kabiri naho ngiye ntihampindurira imyambaro. Imana ni yama nzajya Zanzibar cyangwa Dubai. Okay, reka nkubaze aka kantu wenda. Usohotse ku Gisenyi ku mucanga. Ese nicyo washakaga? Wakwita mwe kabutura ukagenda n'agasengeri. Twaye iki? Oya ndende kwaza nzi. Oya ntago ariko samwe ndamusubiriza. Njyewe uretse no ku mucanga ngiye no muri piscine sinakoga nambaye ikabutura kugira ngo byumve. Icya kabiri sinakoga nambaye isengeri kandi piscine ndayikora. Bakoga niki? Hari imyambaro myinshi yo mu mazi. Irahari itari amakabutura. Nibyo ariko. Iranahari itari amasenga. Yanabigenewe deja.
ko na ba Petero bogaga muri Efeso. Abadukurikiye bazi teoloji ibyo bintu barabizi ko muri Efeso habaga amazu yakorerwagamo imyidagaduro, hakaba n'amazu y'imikuru menshi. Ntabwo binsaba kwambura ubusa ngo njye koga kuko sinagiye gukaraba. Njyewe ntandukanya dushe na pisine. Noneho abajya muri pisine bambaye ayo makariso gusa kandi ari abakristo bababwira iki? Terwa n'umuhamagaro wabo. Terwa n'umuhamagaro wabo bigaterwa n'icyo bari cyo. Ntabwo bisobanuye ngo umuntu wese azambare nka niseti. Ikindi cya kabiri, hari abakristo bitwara uko idini ryabo ribemerera. Imyemerere yabo. Abo ntabwo mbacira urubanza. Ubwo ntibagaruka bakaba bameze nka bya bishyitsi abagenzi basitaraho. Erega hari umuntu usitara kuko atabona. Ntabwo igishyitsi cyose gisitaza abagenzi. Ntabwo gusitara k'umugenzi twabishyira ku gishyitsi. Hari n'igihe n'amaso yawe yaba ikibazo. Kutabona neza. Amaso y'umwuka yarapfuye. Ariko si ubundi agakiza dutwara ku buryo badusitaza tukagwa, ubwo twe tuba duhamira cyangwa amavi yacu abasukuma. Ni bamwe bavuga ngo amavuta ngo urayamennye. Ubwo ntiwari uyatwaye mu icupa ridafunze. Birumvikana ibyo ngibyo rwose. Naho ngo amafaranga wayarira he? Njye mu isi nkunda ahantu hatatu. Nkunda u Rwanda, nkunda u Burundi, nkunda Ethiopia. Ibyo bihugu ko ari bitatu. Kumbwira ngo Dubai ndahazi, naragenze sipi, nageze Dubai, nageze Gambia, ndi kukubwira ahantu baryohereza. Gambia ku mazi hararyoshye. Nageze Turkey, Turikiya naho hari ahantu haryoshye cyane ku mucanga umeze neza. Narahageze. Ubutayu bwa Dubai nabugenzemo Marseille. Naragenze, ariko nkunda u Rwanda, nkunda u Burundi, nkunda Ethiopia. Mu by'ukuri ubutunzi Imana yaduhaye ntibibe impamvu yo kwiboha mu bitunezeza. Huye, kwinezeza ni sawa. Mfasha. None se ubu tuvugisha ukuri. Ubu ushaka kumbwira ko utazi ko niseti njya nsohoka ngatembera. None kwinezeza sinshobora kwibamwo umwenda w'ibyo nkeneye. Ndabyiha se simbyiha. Kwiki? Ndabyihata. Yego, ngira ngo wenda turi no kugenda dusatira ku musozo Marcel, ariko hari ikintu kimwe nshaka kukubaza. Ese nta bakristo bagira ubukene ariko ababashumbye babigizemo uruhare? Nabikomojeho mvuga ntibituruka mu bwinshi bwa ya masengesho basengera kuri nuzi. Ubundi umushumba wese udafite umuhamagaro wo gushumba yita ku gukama ataragiye. Uyu mushumba arabizi ko abeshwaho n'amaturo, ariko abantu bazamuzanira amaturo abahojeje mu bihe byo gusenga. Noneho uyu munsi bimeze nabi. Mumbabarire abantu ntimunyumve nabi, ariko nyumva nabi nta kibazo. Kubera iki? Amadini menshi, amacacizi menshi ari mu Rwanda afite amacano ya YouTube, akagira ama online service. Sibyo? Afite amateraniro ya online kuri YouTube, kuri Zoom, za Google Meet. Abantu bari gukora amateraniro. Noneho abantu bari hanze bagatura. Iyo batuye rero, uyu mushumba ntabona icyuho mu bakristo ashumbye bararawundiye. Bituma rero gutekereza ngo nkeneye amaturo ashobora guturuka muri aba bantu atabitekereza, kuko outside y'urusengero rwe amaturo aravayo. Asengesha aba bantu. Ni nayo mpamvu muri kubona abashumba bashima Imana ko hari ibyo bagezeho, ariko abakristo baba ari abakene, ari abatindi. Muzi impamvu babaye abakene? Bahora imbere y'aba bantu. Kandi mu Rwanda dufite ubukoroni mu madini. Dufite ubukoroni mu madini, dufite abashumba bumva waza ugacuranga wakabona ituro, ariko wakakubwira ngo Imana iguhe umugisha. Dufite abashumba bashaka ngo ngwino ubwirize, utege, ugende wakoreye umuhamagaro. Ni Imana wakoreye. Atumva ko Imana ishobora kukunezezereza muri we. Atumva ko bimwe afite ku mufuka yabibikiye wowe. Dufite bene abo bashumba ku buryo hari ahantu tujya mu ivugabutumwa. Nguyu Marcel
bikaba ngombwa ko mfata umwanya wo guha lifuti abantu twari turi kumwe bakora umurimo aho ngaho badafite na tike yo gutaha. Uzi impamvu? Bari kumwe n'ibirura, muri kumwe n'ibirura, bene data nimuhunga ibirura. Ibyo bintu birababaje kandi ari ba dadi. La majority ba pastors mu Rwanda n'umukozi wo mu rugo baba bumva bamubwira ngo Imana iguhe umugisha, ntibamwishyure. Bo barumva ibintu byose dukoreye Imana. Kuki mwebwe mudakorera Imana kuri twe nk'uko natwe twayikoreye kuri mwe? Bakorera Imana kuri bande bose cyangwa ngira ngo biba birangirira aho ngaho? Ho biba birangiye baririranye. Ariko uzi umushumba unezezwa no kujya kwicara muri hoteli akarya ifi nziza, inkoko ashaka, akarya ifi nziza nyine nk'imbwa n'iseti nkunda, njye nkunda ifi. Noneho akayirya, aza atubwira amahoteli ahenze, atubwira ahantu hari hayi yatembereye, ariko afitemo umuntu akoresha ukora mu mirimo y'itorero. Ntabwo ndi kuvuga umukristo waje gusenga, ndavuga abantu babana muri staff y'itorero. Amufite udafite tike imujyana mu rugo, ariko wowe ufite ibigwi bya fagitire wishyuye muri hoteli, abo turabafite. Uzi kwirirwa kugira umwana utiga, uri umudiyakoni, uri umuririmbyi, uri umuvugabutumwa, uri asisita pasitori, umwana wawe atiga, sikuru fizi yakamujyanye ku ishuri, pasitori akagusohokana mukayirira kuri taburo umwanya umwe, umunsi umwe gusa. Niyo mpamvu aniseti nta muntu n'umwe nshobora gusohokana nawe ngo ntumire ngo we tujye gusangira muri hoteli. Njyewe aniseti tujyane gusangira. Umuntu tudasangira ubuzima ntidushobora no gusangira ibibutunga, kuko ubuzima bwanjye nyine ntitubusangiye. Ntabwo nasangira nawe inkoko tutasangira situwasiyo. Never, sinshobora. Umuntu ntuzi wanjye, ntuzi ngo mfite umunyu, ntuzi ngo isukari y'abana yabonetse cyangwa amatara ahari, ngo ngwino dusangire muri hoteli. Ariko ubundi n'ubundi mba numva ngiwe kugira ngo umuntu akugurire neza ari ukukubwira atakira 20 h'umugore ahahira abana, ariko nawe ndagukeneye. Ese ubundi sipiriye umuntu akeneye kukuganiriza. Hoteli nibyo, no gusohoka ni byiza, ariko nabanza areba urwego rwawe. Yego, nabanza areba urwego rwawe, tuvugisha ukuri. Uransohokana muri hoteli y'inyenyeri 5, mba muri karitsiye y'Ikinyinya ku Murama ahantu ntuye, wabanje ukamenya ngo uwo muntu akwiriye no kujya muri iyo hoteli? Ko ari ibyo uzi ko amafaranga turi bujyane muri hoteli nari buyarye ukwezi, tukanaganirira iwanjye, ukananyaturaho umugisha, ngafata umugisha w'ibirenge by'abakozi b'Imana. Abantu nimugisurana, ingo zirasenyutse kubera iki? Nta bantu bagize, abantu b'Imana ntibagisura abandi. Zuko ugera mu rugo ukamenya na situwasiyo irimo, ukarusengera cyangwa ukarwaturamo umugisha, rukanahabwa umugisha ko wahageze. Ariko uyu munsi ujya kubona ukabona itsinda ry'abantu 80 ngo dusure umuririmbyi, dusure umucuranzi, bakagusura ari abantu 5, ukikopesha fante 5 z'ibihumbi 5, bakagusiga mu ideni ngo wakiriye abakozi b'Imana. Njyewe aniseti sinshobora gufata ideni nakiriza umushyitsi. Icyo utansanganye Imana ntiyakimpaye ngo tugisangire. Dusangire ibyo mfite, niba nabyo bidahari dusengane, n'ubundi ntitwahujwe n'ibintu wari utarazi iwanjye. Ibyo ubuzi iwanjye nutaha ubabaye ugenda ubishakira iwawe. ngira ngo Marcel twagana ku musozo, ariko noneho ikiganiro cyacu ibintu hari n'ahantu biba bimbabaje, mumbajije ibintu bimbabaza. Oya, ibi bintu nanjye bigezeho numva ngize agahinda. Niyo mpamvu njyewe nanga n'impano bampa. Nanga n'umuntu ujya kungurira akangurira imyenda. Ubundi azikiri mu rugo ubuze imyenda. Anise turi kubabwira sindi kubasaba. Murabizi ko muri mwe nta n'umwe uransohokana, nta n'uwo nabyemerera, ntawe ndasaba. Ndi kubivuga ntawe ndasaba, ariko mbana nabo mubangamira muri ubwo buryo. Bose mwisubireho, hanyuma ibyo bitera ubukene n'ubutindi. Ntabwo ari ukwisubiraho gusa, namwe mubikorerwa mwiyigeho, mwitekerezeho. Uzi ko umuntu aguhindura umucakara uri umusore,
bikafegitinga urugo rwawe kandi ntarwo uragira. abantu bige gusobanukirwa no kumenya ahantu bari n'abantu bari kumwe nabo. Njyewe umuntu yarampamagaye arambwira ngo nshaka ko tuganira, ambwira ikintu tuganiraho numva ni ngombwa. Ba mu rugo nari ngituye hano hepfo Nyarutarama hamwe bitaga mu Kangondo, ni mu Rw'impyisi, ni iryo zina bari bamenyereye abantu, ya convention center. Dukonsoma amafaranga ageze mu bihumbi 100 nangahe, yantegeye taxi voiture injyana. Ngezeyo turasoza turaganira, biba ngombwa ko agira indi gahunda ikurikiye iyo twari dufitanye. Akselera imodoka arambwira ngo urakoze, mva convention center n'amaguru. Ngeze kuri headquarter ya MTN ndamuhamagara, ndamwana reka nkubwire, uri umushumba nubaha, uri umubyeyi, ni umumama. Ndamwana ariko ntabwo njya mbana n'abantu bateye barya, ko wamenye uko mva mu rugo nkageraho nagusanze, kuki utamenya uko mvaho nagusanze ngo ngeraho navuye ngusangaho nagusanze. Rwose urakoze kandi kumubwiza ukuri. Ndamwana ubu ko kuratinyutse turi yari amafaranga yose bibagirwa no kumpitike. Nta tike nari mfite, nge nari ndi mu buzima bubi. Nabaga mu nzu icyo gihe nta n'umuntu, ni inzu abantu tujya tubana kuri YouTube, nababwiye ko nayimutsemo, moto yantwaye 2. Bansoje kwimuka. Nimuwe na moto yanyimuye 2. Reka da, ni moto 75 TVS yifita gikumi. Ufite umuryango? Amfasha mfite umuryango. Urumva nyine situation nari ndimo. Namwe nturambangamiye pe. Rero hari n'abandi mubangamira muri ubwo buryo. Barahari. Niba tugiye gusangira amenya mu nshingano, nabo mfite mu nshingano. Gospel uzi gutaha ugatura umubi w'amafi, umugore nta n'indagara. Mane baho umugisha bakozi b'Imana muri gukora mutyo. Ndi nkawe umuntu agufata atyo atabitekereza, musezere kuko nta cyerekezo cy'ubuzima bwawe kiba muri we. Kirere cy'iterambere ryawe muri we kirapfuye. Yego. Isengesho ritagira iterambere. Banyarwanda ni muricikeho, Barundi impamvu mpita mbakomatanya nuko ururimi bararwumva, ni muricikeho. Iga gusenga no gukora umugisha wo gusenga uze mu mirimo y'amaboko yawe. Uve gusenga ujye gukora. Uva gusenga ujye gukora. Nuva mu kazi usenge, nuva mu gusenga ukore. Ntabwo Imana yigeze ikubuza gukora. Burya yakubujije guheranwa n'akazi, ntabwo yakubujije gukora. Hari ibindi wakora nyuma y'ibyo yakubujije koko niba yarabikubujije. Nose nibigukuye mu kazi wasambaniragamo, wagize ndikubujije gukora. Nibigukuye mu iduka wibiragamo, ntabwo ikubujije gukora, igutandukanyije nawe wakoreraga ibyaha. Ariko ongera ukeye kandi kazi, noneho upfukame ubwira Imana ngo gaha umugisha. Niba hari aho yagukuye birashoboka ko wavuyeyo, ariko ushobora kuba waratangiye kuhakorera utari kumwe n'Imana. None wahandi pfukama uhatangirane nayo, uri kumwe nayo. Uri kumwe nayo, uyibwire ngo ngwino mpera umugisha ibiganza. Ikindi cya kabiri, bavuga butumwa abapastori ba Kristo mureke kwiyemera. Sipi ngewe ndekura imodokari nkayikodesha nkabona amafaranga ngatega moto. Cyo si gitangaza ngo kubona ni setting ngo kuyifite. Ibyo nyishaka mu biraruta ibyo nshaka mu rugendo nkoze ntayifite. Yego. Reka kwiyemera, niba ari ubuyede bukore, ubeho tunga bufite mu nshingano. Exactly. Muzi ukuntu Paulo yaravuze ngo niko yabwiye Timote, yaravuze ngo umugabo utita kubo mu rugo rwe. Ambabariye uyu murongo nkawushaka, nibura nimusoma nimushaka muhite munakupa. Hari igihe turambira abantu ariko n'ibindi byarakurambiye. Ikintu kibabaje cy'abakirisitu nuko iyo turengeje iminota ku kiganiro barababara, ariko iyo bayongeye bari kureba umupira, bayongeye se bari kureba amatiku. Iki kiganiro gifite umumaro ukomeye cyane ku mukristo. Umubiri muzima, ubugingo buzima mu mubiri muzima. Abantu
urabona muri iyi minsi abantu benshi byo twavugaga Yego. arajya mu butayu akava mu butayu, ku rusengero hari icyumba, nijoro barasenga, ejo mu butayu umwanya wo gukora ntawo, ejo mwahura uvuye gukora we wasenze uranakora ati mwene data wampaye bibiri mu by'ukuri ngo turasenga mu gasubizo. ntihari uwabimbwiranye umujinya niba imodoka ruti twarasenze murasubizwa, ndamubwira nti Imana ishimwe ko wamenye ko amasengesho yawe akora, ndamubwira nubwo twasubijwe ongera usenge ubwo ni wowe uzakurikiraho. Sibyo rero abakristo turifuza yuko bakura amaboko mu mifuka bagakora, noneho nibakora ni nabwo none se ubundi nibadakora bazabaho bate? rya jambo rivuga ngo abafashe imfubyi n'abapfakazi iyo mirimo izakorwa Iyo mirimo ntibazayihemberwa. niyo ngiyo ntayo bazahemberwa, izo nyenyeri se bazazibona. umva ukuntu Bibiliya ivuga Timoteyo urwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 5 umurongo wa 8 haravuze ngo ariko niba umuntu adatunga be cyane cyane abo mu rugo rwe aba yihakanye ibyizerwa kandi abaye mubi hanyuma y'utizera. Iyo jambo ngo riri Timoteyo urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timote igice cya 5 umurongo wa 8 ariko niba umuntu adatunga be cyane cyane abo mu rugo rwe, murabizi ko tugira abo muri famiye, tukagira abafitanye isano nanjye Aniseti, nkagira n'abafitanye isano na madamu, tukagira n'abafitanye isano iyo miryango yombi. Hari abantu bita kuri iwabo kuruta ku rugo. Aniseti nkita kubi iwacu kuruta umugore, nkita kuri barumuna banjye kuruta abana. Imana ibyanga urunuka. Dufite abantu ibyo bintu bijya bisenyera, urumva? Ariko niba umuntu adatunga be cyane cyane abo mu rugo rwe aba yihakanye ibyizerwa. Iki kintu muracyumva? Aba yihakanye ibyizerwa. Ni ukuri ntabwo atutse Yesu, ntaguye, ntaretse gusenga, icya 10 yagitanze, urumva? Aracyemera umusaraba wa Yesu, ariko kubwo kutita kubo mu rugo rwe. Uti umugore arandwanya, yanga umuhamagaro, yanga ko nsenga, umugabo ntiyemera ko nsenga, kandi hari ibyo wari kwitaho mu rugo bikenewe, uba wihakanye ibyizerwa. Mushumba yampamagaye, hari uwo nigeze njya kunga ari umuprotokole wa pastori, atagiterera umugabo ipasi nyamara agatera za pastori. Ni protokole kazi. Erega no kujya ducunga abagore bacu nabo ariko adatera iy'umugabo cyane, urumva? Nitangiye kandi uwo muntu aba ari mu muhamagaro neza. amubwira ati Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha, uzi kwitanga, umurimo w'Imana uwurutisha urugo rwawe, Imana wayigize imbere na mbere, urumva? Ababa yihakanye ibyizerwa icya nyuma, kandi ababaye mubi hanyuma y'utizera. Nimushaka musoze. Wenda turi kugera ku musozo w'iki kiganiro, wenda nakubaza, ibi umuntu aba yanze gukora tubiharira bamwe tuvuga ngo ni iby'abisi, sibyo bigaruka n'ubundi bikabyara ingaruka uyu munsi? Reka ntange urugero rumeze gutya. Abantu banze kwiga cya gihe, uyu munsi ngira ngo bari kwirukana mu nshingano, kandi bari barimo barakorera Imana, bavuga ko teoloji ari iy'abadayimoni, bavuga ngo ngewe ngo nzakorera Imana. Ubwo ni ukuvuga ngo bimwe yanze icyo gihe uyu munsi nibyo bigarutse n'ubundi, kandi Imana yari ari gukorera cya gihe iramuretse baramwirukana. Ikintu cy'abisi tutagomba gukora, tubujijwe gukora, ni kimwe, ni icyaha no kumera nkabo mu ngeso. ariko ibindi turabisangiye. Imirimo none se turi mwiza gute mureka gukorera iby'isi ariho muba? None se nimusenge mureke kurya basi ntimuzongere kurya, nimwambare gukiranuka imyenda muyireke, nimube mu mwuka se ntimuzongere gutura mu mazu. Ngira ngo ni ijambo wenda dushobora kuba twarumvishe nabi rivuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Kwizera se kutagira imirimo ni kuba gupfuye se kwa kukibagira? Ngira ngo ni imirimo muri Kristo Yesu, ntabwo ari imirimo. Ni imirimo dukoreshwa no kwizera. None se ntiwajya gukora wizeye guhembwa?
ntiwashora wizeye kunguka. none se gufasha imfubyi n'abakene si imirimo dukoresha? Iyo si imirimo. Si bimwe se navuze ko abakirisito bizera umugisha uturuka mu mirimo y'amaboko, barangiza bagakorera agakiza. Yego, birumvikanye. Reka dusoreze aha ngaha ikiganiro. Iri kuganira na Niseti ubundi n'amasaha 3 yashira, kuko afite ibintu byinshi Imana yamuhaye. Ahubwo numvishe harimo ibindi bintu bikomeye. Bya bintu byo guhugura abagore n'abagabo nabyumvishemo. Birimo. Tujya tubaha inama ariko. Utaha nabyo wenda tuzabigarukaho, ni ibindi biganiro bigiye bitandukanye tuzagenda dukorana. Reka dusoze tumushimira. Aho kumwita shangazi wenda twamwita pari. Kuko hari ibiganiro nyangoma ngo ni ba shangazi. Ariko reka tumwite pari basi. Ese bya biganiro by'abashangazi bagira inama. Noneho ubu ni pari. Okay, murakoze. Twamwita pari, twamwita tonto. Asante sana. Yego. Reka n'ubundi tugane ku musozo w'iki kiganiro, usenga Imana. Imana ibaha umugisha, hanyuma tubahesheje umugisha muri Kristo Yesu. Amen. Namwe muhesha abandi. Reka aka kantu gasorezeho gato. Umuntu utwaturaho umugisha, icyo wita umugisha ni iki? Kugira ngo Bibiliya hari abo yahamagariye kuba abahesha b'umugisha, akwaturaho ijambo ryiza rigafungura inkuta. Yego. Hari n'abo yahaye mu biganza ngo bakubere umugisha. Iyo musabiye abantu umugisha muba mubasabiye iki? Icyo ubasabiye ntiwakibona ngo kibahaho kukibasabira, ugisabye nde ngo akibahe. Yego. Uri kugisaba Imana ngo ikibahe, nta kimana yaguhaye ngo kibahe. Nimumenye icyo nibwo muzamenya kurya ku mugisha wanyu, kuruta kuwusaba mukawukorera, musangire nabo, kuruta uko mubasabira ibyo barya mu isengesho ngo Mana ngo uhaze n'abandi batabibonye. Ntibahaga ibyo uri kurya, barahaga ibyo ukuye ku byo wari kurya ukabibagaburira. Yego. Mana turagushimiye, uri Imana y'urukundo, ntujya ukiranirwa, wambaye icyubahiro no gukomera. Uri uwa mbere n'uwanyu muri itangiriro n'iherezo, ni wowe ubanza ukanaheruka, uri igitangaza. Ibiganza byawe bivubira ababi n'abeza imvura. None uyu mwanya tugusabye umugisha w'abeza, ntabwo tugusabye rusange. Umuntu wakiranutse akabura umugisha tuwumwatuyeho, tumuhesheje umugisha. Uwakoze agahomba ku buryo yumva atagomba gukora. Hari igihe umuntu akora ibitandukanye n'iby'umugisha we urimo, ntamenye ngo ntabwo umugisha wanjye uri mu ifu, uri mu muceri. Ntamenye ngo umugisha nturi mu nkweto, uri mu myenda. Ndagusabye nk'uko usanzwe umuyobora, umuhe icyerekezo cy'aho ubuzima bwe bwaturuka, aho wabukura. Petero yari ari mu nyanja ari umurobyi, arara aroba atafashe, ariko uhageze umubwira aho ifi ziri. Niko twatuye kuri uyu muntu, namenya aho ifi ze ziri. Mu nyanja arobeyemo igihe kinini, namenya aho ifi ye iri. Mu masomo yose yize, namenya irimubeshaho. Peri edra renima ndiyahoriye. Twatuye umugisha wo guhumuka, umuntu akamenya icyerekezo cye mu izina rya Yesu. Hari abantu bari mu muhamagaro kandi warabahamagariye gukora, hari n'abari gukora warabahamagariye kuba mu muhamagaro. Abo bose nunyuranye, buri muntu aba agomba kuba ari. Hari uwitwa Habakuki yaravuze ngo nzahagararaho ndindira, Imana ishimwe, maze kugeza numvisha icyo ambwira. Natwe duhe guhagarara twemye dushikamye, twumva ibyo tubwiwe n'Uwiteka, kugira ngo ugomorore umugisha wacu tubeho nta maganya mu izina rya Yesu. Ntabwo agakiza kadukiza urupfu rw'iteka gusa, ntabwo kwizera bitsinda no gukiranuka bitsinda ibyaha gusa. Ibyo byose bikuraho ubukene n'ubuhanya, bitsinda ubutindi, bikuraho mwami karande n'ibindi. Ariko n'ubu bukene butwizingiraho, nabwo kwizera kubikuraho. Ibyo nibibe kubizera bose, none n'iteka ryose ku bwa Kristo umwami wacu. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.